ziragenda zanduza izina ryanjye, baragenda banduza izina ryanjye man, imyaka ine yose. Abo ba YouTubers babajinga sana, abo ba YouTubers babajinga sana, ndabisubiramo babajinga sana, abo ba YouTubers babajinga sana, muri abajinga sana. Aho kugira ngo murabizi ko turabenspira mwebwe murabizi, mugende murebe channel zimaze gufungurwa mu gihugu cy'u Rwanda zongeweho ijambo TV show, ikintu cyayo cyitwa ngo showbiz. Oya ndabisubiramo, nitandukanyije nacyo, nitandukanye n'icyitwa showbiz. Nzongera kugaruka mu cyitwa showbiz. Utwo dukundi twanyu twararangiye, twarashize, urabyumva. Musigaye musenyereza umugozi umwe, kuko nibyo nabatoje, nibyo nashatse kuva kera. Nazanye cyitwa Rwandan Music First, muri mu bambere bakirwanyije mwebwe abanyamakuru. Nizere ko gasopo mwayibonye kabisa. Iyo ni nayo gasopo ya nyuma dore nyibahereye hano kuri Instagram. Nyibahereye hano kuri Instagram. Nabasigiye byose, ngaho ni mubishyire ku murongo, mufashe imfubyi, mufasha abo bana bafite impano, bafite ibihangano bishya mu bafasha. Topo ya nyuma nayitanze, bombe ya nyuma nayirekuye, ariko hari yandi mabombe, hari inyuma, hari yandi mabombe aremereye cyane. Amwe yasagutse Hiroshima kabisa, amwe yasagutse nyuma harimo bombe. Hagire none nuweguka, hagire uweguka ze avuge ngo iki, hagire uzaze aze. Hano inyuma harimo bombe, ndabibasubiriramo. Nabarekeye umurwa. Avuga mitensoza, abapfumu banyu bari wiki, akaza abapfumu banyu baroga gute man? Ibaze man, bakabarya udufaranga twanyu. Mamubona hold on, mamubona Nigo ubwo ako mamubona top shata gogo mamubona top shata ari uburozi bwamfata, mamubona hari amarozi koko ngewe yamfata. Ngaho ngo barajyana umusatsi ngo bogisa, ako mamubona koko. Kasuku kamushimire man, Kasuku yamaze kwisubiraho. Kasuku ameze neza, Kasuku ameze neza. Kasuku ntago kiri mu murongo wo kurwanya abajene, oya. Kasuku ameze neza. Kasuku maximum respect, big shout out to you man. Kasuku big shout out to you man. Kasuku hari ijambo yavuze mu kiganiro, sinzi igihe yagikoreye, ariko Kasuku hari ikiganiro yavuzemo aya magambo ngiye kubabwira. Kasuku yaravuze ngo amarozi ngo yemera ngo nayo bashaka kuguha mu biryo, ariko ngo nta marozi bashaka kukohereza ngagufate kabisa. Kasuku umuntu wese wizere Yesu Kristo kabisa, nahise icyo kiganiro wakoze nyine nahise mbona ko uzimana, kandi Imana iguhumurisha. Kasuku Imana iguhumurisha kabisa. Ntago umuntu wese wizera umwami Yesu Kristo ajya afatwa n'amarozi. Ibyo ni ukubabeshya man, kereka iyo utamwizera byanyabye. Yesu arakora. Hari abaririmbyi nubaha cyane nkunda, Chance na Ben baririmbye indirimbo ivuga ngo Yesu arakora. Nkunda no kwipostinga by the way. Yesu arakora fo Yesu. Kambaraburi mu izina Yesu harimo imbaraga, no mpamvu iyo turivuze mubone ibintu byabo bisubira inyuma. Tabisubira inyuma pe. Niko abarozi banyu ko bari wiki. Nanjye koko mbananire. Ariko mani sinababwiye mbere ngo tubarusha ibintu byinshi, tubarushe ibintu byinshi, tunabarushe kuba dusiramuye koko. Instagram family, big up on yourself. Hari ibintu nje kubabwira. I'm talking to you. Ndashaka kuvugana n'ikintu bita showbiz. Ikintu bita showbiz iki kiganiro ndashaka kuvugana nacyo. I'm talking to you. Ibintu navuze byose mwumvise mu kiganiro, n'abatarakireba mugende mu cyumve, mugende munakirebe. Ibintu navuze byose nta na kimwe cyangwiririye, nta na kimwe kabisa, nta na kimwe. Mwanyirutseho imyaka ine yose. Ndabareka nkajya mbaha gasopo nkababwira ni yo
murekere harabona agiye nandikira inbox, harabona agiye mbwira inbox, harabona agiye ndabura nkababwira warekeye aho ariko abakina akazi kimwana, abakina akazi kimuri background gakeya nyine ukagabanya ka volume to. Yeah man, yo ba big energy, way up, stand up. Baza ni ibirego ngo turajwigira, urumva ebana badushyiraho ibirego kina ka visa vimana, ariko habaye ibitangaza nayo niyo kabisa ibihumbi 666 mu mezi arindwi se abajene boko ngo numva ngo bajya bananyizamo ngo bakagurara, oya numva ngo banyizamo bakagurara, ariko mugurira he? Kubita music, standard music, kajya kuzana ibyo bintu byanyu mwanyiza mugashaka kurwanya umuntu ngo garajwigira wowe nuwe muhanzi nuwe musane wowe ni urinde wowe ndushava ko kuburyo uvuga ngo hari note uhitinganye nashaka guhitinga double note zanyu zihitinga double, note zanyu ngenzi hitinga double. Urumva ibyo bintu mamurimo ni ibiki? Mushyire agapira hasi twubake music industry. Niba mushaka kubaka mureke ibyo bintu byo kwirirwa mupyinagaza abana, byo kwirirwa musibira abana mayira. Urasibira abana mayira kubera ko ngushaka ngo kuyobora music industry. Who are you? Ngo you need to control YouTube. Who are you? Wo control YouTube gute? Wewe wazanye YouTube wowe mu Rwanda ku buryo ukontrola YouTube. Ko murashaka kuba ngo abantu ngo barenze ngo kuri YouTube. Cyo ni ibiki mani? Mwafashije abanyarwanda, mwafashije igihugu, mwafashije abana b'igihugu. Mukava mu biboro byo kuzana abantu mukirwa mubicaza mubabaza amatike, mubabaza ibibazo biri mu rwango. Bagende bajye mu macano yanyu bumva ibibazo mwirirwa mubaza abatumirwa abandi. Ibibazo biri mu rwango, ibibazo byo guteranya abantu, ibibazo byo kudiscouraginga urubyiruko. Imagine mugende mwumve nk'ikiganiro witwa Irene yahaye Masamba, ngo urabona ngo hantu hazuzura ameze nk'urimo kumushinyagurira, narangiza mukabakomera amashyi ngo bavuze. Nabahaye gasopo ndababwira mundeke murandwanya muri YouTube. Njya muri YouTube murandwanya big time, njya mu muziki murandwanya. Abantu bandwanyije ba mbere n'abahanzi, nyinjira mu muziki abantu ba mbere bandwanyije n'abahanzi. Nta kintu wazumbwira, umuhanzi w'i Kigali nta kintu na kimwe yazambwira, kuko mwese murabizi ko nabafashije, ariko mwese uburyo mwahise mwishyira ngo mundwanye. Akintu wazumbwira kabisa, akintu wazumbwira. Muri weak people tubarusha ibintu byinshi cyane. Ubu none tugiye kujya tubibabwira. Mugende mushaka undi manzi waje mu mwaka umwe akidestenga akaba umunyamuziki akaronshinga album abantu bakaza. Mugende mumushake mu mateka ya music industry. Hako kuko muri weak murashaka kurwanya umuntu ngo kubera ko akora akaba yaranze kuyoboka inzira zanyu z'abapfumu, inzira zanyu z'amarozi, inzira zanyu. Urumva man, je nacecetse big time mwabakorera imiziki myiza abanyarwanda mugende mwumva imiziki myiza bro. Mugende mujye kuri Yago TV show mwumvira imiziki. Ziragenda zanduza izina ryanjye, baragenda banduza izina ryanjye man. Imyaka ine yose abo ba YouTubers babajinga sana, ndabisubiramo babajinga sana. Abo ba YouTubers babajinga sana, muri abajinga sana. Aho kugira ngo murabizi ko turabenspira mwebwe murabizi. Mugende murebe channel zimaze gufungurwa mu gihugu cy'u Rwanda zongeweho ijambo TV show. Mugende murebe uko zingana. Turabenspira, ariko mukirirwa mwica amazina yacu ari twe tubenspira. No, muhagarike. Nta umva, nabonye mwatangiye ngo kunshinza ngo ivangura ni mwebwe murimo kuryizanira kuko ribarimo. Mwebwe murimo kurizana kuko ribarimo. Babarebe tangira ko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyanjye, ndagikunda, ndacyubaha. Yo byo mwatangiye gushaka kuyobya uburari, muhame hamwe agakungu kanyu gasenyuke burundu, kandi karasenyuka mu izina rya Yesu. Urumva igihe mwandwanyirije mukajya mubeshya abantu, mukagurira abagore, mukagurira abakobwa amayoga ahendutse, amayoga y'amake mukabicazamo. Aba big energy ngewe narinje kubabwira
ko mugomba guhaguruka mukarwanya ikintu kibi cyose kiri kuri social media, aho bifatira umuhanzi ku gahanga, umuhanzi mukuru nka Meddy bakavuga bakamwita umukobwa mukabyemera man. Umuntu wafashije imitima ya benshi, ukabona abantu baramumenyera, abana bakivuka bakamenyera umuntu nka Meddy man, mukabareba mukabihorera, abana bakaza bakamenyera The Ben mukabihora, bakaza bakamenyera abandi. Oya abo bana bishyizemo ibice ngo new generation, ibintu byanyu ngo bya new generation. Kandi new generation ibirimo se nibiki? Si ibishishwa, hari ibindi bintu mufite. Siyo mpamvu Diplomate asore ndimbo ukabona hahiye aderuka no gusohora n'imiziki, kubera iki se? Yazanye originality, yazanye ikintu gifatika. Ako murimo muragenda mwirirwa mushishura ibintu by'abandi West Africa, mwayimaze mugahita mwigira abantu badanje ngo mwabonye views. Izo views murimo no, iki kintu cyanyu cyitwa ngo showbiz. Oya ndabisubiramo, nitandukanyije nacyo, nitandukanye n'icyitwa showbiz. Nzongera kugaruka mu cyitwa showbiz. Utwo dukundi twanyu twararangiye, twarashize, urabyumva. Musigaye musenyereza umugozi umwe, kuko nibyo nabatoje, nibyo nashatse kuva kera. Nazanye icyitwa Rwandan Music First, muri mu bambere bakirwanyije mwebwe abanyamakuru. Nazanye umushinga witwa Rwandan Music First nkora muri Radio Dis na TV10. Nzana umushinga wo kugira ngo indirimbo z'abahanzi nyarwanda zigiye zikinwa mbere y'indirimbo z'abanyamahanga. Ariko ni mwebwe mwabirwanyije ba mbere, ni mwebwe mwabirwanyije. Mwebwe mwavuze ngo ibyo ntago tubishaka, kandi ari inyungu zanyu. Abantu bazi icyitwa Rwandan Music First barakizi. Mwazi witwa DJ Caspi arabizi. Abo bose nazanye iyo mishinga cyangwa ibyo bitekerezo ngamije gufasha music nyarwanda, ngamije gufasha abahanzi. Nago nabizanye kugira ngo nifashe, ariko mwese mubirwanya. Abantu ba mbere babirwanyije n'abanyamakuru, hakurikiyeho n'abahanzi ku giti cyabo. Abahanzi nabo bari weak, nago bazi kwiburanira, baraho ngo bari weak sana, muri weak. Umuntu baramwicarira umwaka 2, 2, 3, 4, 5 mubireba, mwarangiza mukanirwa no kuza ngo mwivugane, muvuge ngo bigenda gutya. Aba bantu birirwa batanishinga amazina y'abantu bafite iki? Niki bakoreye u Rwanda? Niki bakoreye igihugu? Niki bakoreye igihugu ku buryo baza bakangiza abantu imitima, bakajya babaga imitima y'abantu? Bakoreye iki gihugu? Bagikoreye iki? Nizere ko gasopo mwayibonye kabisa. Iyo ni nayo gasopo ya nyuma dore nyibahereye hano kuri Instagram. Nyibahereye hano kuri Instagram. Nabasigiye byose, ngaho ni mubishyire ku murongo, mufashe imfubyi, mufasha abo bana bafite impano, bafite ibihangano bishya, mubafashe. Urabyumva? Mufashe izo mfubyi, mufashe abantu bashonje muri Kigali, imiryango nishyuriraga ubukode. Urumva? Imiryango nafashaga, imiryango nagaburiraga, muyigaburire turebe ko mukorera amafaranga menshi. Muyigaburire iyo miryango turebe, mubasure, mubagereho. Abanyarwanda ariko namwe mukwiye guhaguruka bano bantu mukabarwanya, mukabahagarika. Ko ntacyo babarusha, nago babarusha imbaraga. No. Nago babarusha imbaraga. Ejo ni ukubabwira amabanga 2 cyangwa ibanga rimwe, mukabikora mugahita mubona ukuntu bangara. Bahita bangara kuko bubakiye ku musenyi, nta kintu bariho. Narababwiye ngo turategetse mu izina rya Yesu. Ntabwo twategetse mu izina ryanjye, twategetse mu izina rya Yesu. Murangije mugira ngo ni imikino. Gasopo ya nyuma nayitanze, bombe ya nyuma nayirekuye, ariko hari andi mabombe hari inyuma, hari andi mabombe aremereye cyane. Amwe yasagutse Hiroshima kabisa, amwe yasagutse. Hari amabombe hari inyuma, hari amabombe. Ariko umuntu wese urimo kuma umuntu mamagara abona ndi live we aba yumva bimeze gute? Urumva? Hari inyuma hariyo bombe, mwarakinnye cyane hari inyuma. Nimugakine n'izina ryanjye. Nafashije imiryango myinshi, nagaburiye imiryango myinshi. Narabafashije mwebwe murabizi ko nabafashije. None mwanyituye kunyica, mwanyituye kumfungisha biranga, munyitura kundoga biranga, munyitura kunshyiraho ibiyobyabwenge biranga, munyitura
mugende mwumva indirimbo yitwa Amashagaga. Natatse kuva kera nkajya nsohora indirimbo nkavuga ni basireka mbabwirire mu ndirimbo abanyarwanda bazabyumva, nkabona namwe ntago murimo kumva. Urumva kugeraho ngewe mfata umwanzuro ndavuga ni reka kano gatsiko nkacomoke na Yesu umwana w'Imana yarahunze. Ibyo ngibyo muvuga ngo ntago ngo nari nkwiye guhunga, icyabaha ibyo naciyemo nibwo mwamenya ikintu cyatumye ngewe mpunga igihugu cyanjye kandi nkagihunga ngikunda, nkagihunga atari uko nyanze cyangwa ngo ngiye kukivuga nabi, no, nkahunga agatsiko k'amabandi kari hari i Kigali, agatsiko k'amabandi kari hari i Kigali kigize indakoreka ngo niko kayoboye showbiz. No kabisa, muhagarike, mugarukiraho mwamenyera izina yago big time. Ndabareka nkajya mbaha agasopo nkababwira ni hano harimo amabombe, kandi hano harimo amabombe nyinshi cyane. Mukomeze mukine, mwibeshe gato. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyanjye shano kubacomoka gutyo kugira ngo ndebe ukuntu mwiyesura, kuko ngenda umwana w'igihugu, mujye mubyibuka, ngenda umwana w'igihugu. Nabivuze ko ntazigera mvuga igihugu cy'u Rwanda nabi. I will never. That's my country, that's my homeland, that's my home, man. That's my lovely country, yo. Arya ngo abandi barimo barashaka ngo bwene gihugu ndimo ndahunga. Igihe cyanyu cyageze. Aha. Nababwiye hano inyuma harimo harabatangiye gusaba imbabazi inbox. Harabatangiye gusaba imbabazi inbox. Urabyumva? Harabatangiye gusaba imbabazi inbox. Mukomerezaho, ariko harabo ntari buzihe bagomba kuzajya kuri kamera bakazisaba. Kuko kuko dufite amasasu menshi hano. Tugomba kumena. Umva, you don't know. Aba influencer bakoze ama live menshi bararira. Dumba yakoze live ararira. Dumba nkajya mbona agahinda kariko nkabona mwese ntago murimo kukumva, muramuseka mugira mute. Ariko igihe kirageze mu bwo bukundi mwubatse, ubwo butimu mwubatse bw'ubugoryi bw'ubusenzi sana busenyuke. Niyo mara gusenyuka dukora umuziki mwiza udashishuye, dukora umuziki twa creatinze, dushyigikirane maze murebe ngo harashya. Ariko ubundi mwabajene muzi ko tugeze mu gihe cyo gushyira hamwe mwebwe, hari mubizi. Ngirira next ntabwo njya numva ibintu bisubiwe mu ngiye numva indirimbo zakozwe. Zana mwereke umuziki nikinira, hari umuziki naye mbashaka kwiyumvira. Urumva basaza, urumva? Mureke dushyire hamwe. Ariko mwibaze uyu munsi ngewe aba bloggers bose, aba influencers bose, aba promoters bose turimo gukora neza. Nabahamayide bwo murabizi harayo nabahaye. Nabahamayide mugatwika ariko muhora mu bintu bimwe. Ibaza ariko abantu bashaka kumara ukwezi bavuga umuntu umwe. Ubu se ndiki nakoze iki cyatuma mumvuga ukwezi kose. Ariko kubera ko muri week nta makuru mufite, ntago muzi ku creatinga, mwakombye kubyuka mu gitondo mukajya mu mujyi wa Kigali mugashaka amakuru, mugashaka abantu bagize neza, bakoreye abantu byiza, mukabagirira neza, mukambika abantu, mukagaburira abantu. Ariko si byo murabikozwa. Ibyo murabikozwa ko hari ibindi mwibereyemo ko mushaka ngo kurangiza yago. Murabura gufasha imfubyi n'abapfakazi, abababaye abagize gute, murimo murarwanya yago muramurwanya, muramushaka wiki. Ubu mwaretse nkabafasha. Ko nubundi nabafashije imyaka ingahe yose. Ariko ubwo murishowa ko nta kindi cyorezo kizaza mukanyenerara. Murishowa mwabahanzi murishowa ko nta kindi cyorezo kizaza mukanyenera koko. Umamubona bizarangiriraho nta handi hantu munkeneye. Sha muzanyenera we, reka mbibamenyeshe. Muzanyenera shahu muzanyenera. Kandi noneho kunkenera kwanyu. Ababwiye ngo hano inyuma harimo bombe, hagire noneho nuweguka. Hagire uweguka ze avuge ngo iki. Hagire uzaze.
aze. Hano inyuma harimo bombe, hano inyuma harimo bombe, ndabibasubiriramo. Nabarekeye umurwa. Icyo kintu mukitondere cyane, icyo kintu muze kucyitondera cyane, kuba nabarekeye umurwa. Muze kucyitondera cyane, kuko nimungendaho cyane muraza guhomba ibintu byinshi, murahomba ibintu byinshi. Kuko icyambere mwamaze kugihomba, mwamaze guhomba abantu mwabeshya imyaka myinshi mu izina rya Yesu. Abo bantu bose babakurikiranye mubabeshya, mubahimba, mwamaze kubahomba, kuko mwihishe mu ruhu rw'intama, muri ingwe, muri babi cyane. Umuntu yavuga mugahita muvuga ngo aririza ngo buranga arashaka attention. Bro, kuva ndi n'umwana nta muntu n'umwe mu bantu banzi ntago nigize chasing a cloud mu buzima bwanjye, and I will never chase clouds. Umweru nzawita umweru, umukara nzawita umukara. Urumva, cyewe nagize ubuzima bwa hano ku isi bunyigisha byinshi. Urumva, uyu munsi rero nta kintu wazumbwira, narabafashije mwese murabizi, narabagaburiye mwese, abagezeho 2020 mwese ntago muzi ibintu nabakoreye. Ariko sabo nafashije ntago mubizi ko aribo bafashe ya mbere, ntago mubizi ko aribo bafashe ya mbere kugira ngo barangize ubuzima bwanjye babushyire mu kaga. Ntimubizi, ntimubabona abahanzi bose hari n'umwe bose sinabafashije 2020 nde ntagezeho. Abo bana bose ubwo bwana bwirwa bucezinga cloud aho ngaho i Kigali, bwirwa bubeshya abantu ngo burarenze. Mufite iki? Mwakuye amaboko mufuka mugakora, mukareka mukava mu bigare, murimo ibigare murimo, ibyo bigare murimo. Nk'uwo mwana yitwa Chris, izi ni gute top shata, ni gute general mutumira mu gitaramo yarangiza akanga kuza kuririmba, mwahiza mukabigira nk'ibintu bisanzwe. Umwana nkamutumira mu gitaramo yarangiza akanga kuza kuririmba, mukabigira nk'ibintu bisanzwe, mukumva ngo ni ibintu bisanzwe. Uwo mwana uwo nguwo no. Abo bana indirimbo nihagira umwana umenyera muri abo ngabo, nzakora urutonde rw'indirimbo zabo zose ngeshyiraho naho bagiye bazikura, kuko barabizi ko indirimbo zabo zose ni gutya. Niba izi ntoki ari OG, hari izindi ntoki ziri hano gutya. Izi ntoki niba ari OG zimeze gutya, hari izindi ntoki nazo ziri hano zimeze gutya. Gutya. Nk'uwo mwana w'imyaka 20 n'ingahe ashutswe na hit imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, reka tubyemere, izo hit arazifite, ariko akwiye kumenyera uwo mupeti. Nahaye ikiganiro bwa mbere aribwo bwa mbere abonye ikiganiro, musanze habora inyuma mu miduha, niba ari mu miduha inyuma iriya, nkamuha ikiganiro ariko nkamutumira mu gitaramo cyane, kubera hit zingahe ngamaze gukora, nabwo ashishura ahantu nabibazanira ibishibyo bishishwa byabo, bahinze bakagenda bakora inama bavuga ngo Yago arajwigira ngo Yago nagazi kuririmba. Mwabana mwe, mfite amabombe hano inyuma, mushyire hasi n'abamaneja banyu, mushyire hasi abamaneja banyu b'ubufu sana, ba fake sana, bafite ibirego byinshi, bambura abantu bagize gute. Hano inyuma bombe za danje, bombe za danje kabisa. Ntimuzakine. Narabibabwiye ndababwira, nyabuneka mukire hasi, mugende gake. Bavuga mite nsoza, abapfumu banyu bari wiki, akaza abapfumu banyu baroga gute man? Ibaze man, bakabarya udufaranga twanyu. Mwamubona hold on, mwamubona Nigo ubwo ako mwamubona top shata koko. Mwamubona top shata ari uburozi bwamfata, mwamubona hari amarozi koko ngewe yamfata ngaho ngo barajyana umusatsi ngo bogisa. Ako mwamubona koko.
kamushimire man. Kasuku yamaze kwisubiraho, Kasuku ameze neza. Kasuku ameze neza, Kasuku ntago kiri mu murongo wo kurwanya abajene. Oya. Kasuku ameze neza, Kasuku. Maximum respect. Big shout out to you man. Kasuku, big shout out to you man. Kasuku hari ijambo yavuze mu kiganiro sinzi igihe yagikoreye. Ariko Kasuku hari ikiganiro yavuzemo aya magambo ngiye kubabwira. Kasuku yaravuze ngo amarozi ngo yemera ngo nayo bashobora kuguha mu biryo, ariko ngo nta marozi bashobora kukohereza ngo agufate. Kabisa Kasuku, umuntu wese wizera Yesu Kristo, kabisa nahise icyo kiganiro wakoze nyine nahise mbona ko uzimana, kandi Imana iguhumugisha Kasuku, Imana iguhumugisha kabisa. Ntago umuntu wese wizera umwami Yesu Kristo ajya afatwa n'amarozi. Ibyo ni ukubabeshya man. Kereka iyo utamwizera byanyabye. Yesu arakora. Hari abaririmbyi nubaha cyane nkunda, Chance na Ben baririmbye indirimbo ivuga ngo Yesu arakora. Nkunda no kwipostinga by the way. Yesu arakora fo. Yesu kambaraburi mu izina Yesu harimo imbaraga, no mpamvu iyo turivuze mubone ibintu byabo bisubira inyuma. Tabisubira inyuma pe. Niko abarozi banyu ko bari wiki. Nanjye koko mbananire. Ariko mani sinababwiye mbere ngo tubarusha ibintu byinshi. Tubarushe ibintu byinshi, tunabarushe kuba dusiramuye koko. Hako vale, reka nkubaze. Koko tubarushe byinshi. Oya, tubarushe byinshi. Tubarushe byinshi man, tunabarushe kwisiramuza kuko kandi baravuze ngo turi abaturage, ngo turi abakonyine. Nongeye ngo ndi umukonyine. Koko nanjye koko utari umwisilamu koko nkurushe no. Yala Imana bagirire neza kweli, Imana bagirire neza. Abayisilamu mwese hano muri ngiye kabisa mumbabare kuba nara umuyisilamu cyangwa wahawe izina akajya asebya idini. Mumbabare kabisa, mumbabarire kuba naravuze ku muntu bitandukanyije cyane n'idini rikabijyamo. Mumbabarire pe. Ariko nari nabivuze mbere nura muntu ashaka man asebya idini ya Islam, nabivuze. Kaniri rutwungu cenge twanjye ubu ngubu ntari bura bavuga ko ibimogi byanyishe. Nari bitsati bivuga mvuge ko ari ibimogi, ariko tubabwiza ukuri, tubaho ukuri mwitoranyiriza. Dumba ariko ntago ndimo kumubona, ndabona mwakomeje kumusaba ariko ntago ndimo kumubona. Dumba ntago ndimo kumubona. Kandi ikindi ngiye nari nsoje ibyo nashaka kubabwira, mukomerezaho ibintu murimo gukora. Muzane ama video y'ibyiza twakoze muyabahe, muzane n'ama video y'ibibi bavuze n'ibibi bakoze nayo muyabazanire muyabereke kuko birahari. Hanyuma tubalance, hanyuma igihugu kirabalansa, kirebe niba koko hari umumaro twari dufitiye igihugu cyangwa se bari aribo bafitiye umumaro igihugu. Ngewe mumenye ko nta gihugu nahunze agatsiko k'abantu bishyize hamwe ngo barangize ubuzima bwanjye ngo banyice. Mpitamo kwandurura amagara yanjye aho kuva mu buzima wava mu barozi. Ndabakunda cyane my Instagram family, I love you so much. May God bless you. Mukomeze mugende muhatane muharwane. See you when you see me. Ablibande MC Tobali Sinombandu Yago. One love. Adea.